Muraho neza, nizere ko umeze neza. Ikaze cyane hagati aho ngaho ni wa mwanya umuntu afata igihe agahita yibuka tumwe mu tuntu twabayeho, noneho wareba ugahita uvuga ngo yes. Hari igihe biba byiza gushima, nubwo hari abantu benshi bafata umwanya bakanenga gusa, cyangwa se umuntu akabifata uko yumva ashaka kubifata, akabifata uko yumva abishaka gusa. Mwibutse ko hari abantu bavuga kubera ko bagomba kuvuga, hakabaho n'abandi bavuga kubera ko bafite icyo kuvuga. Abantu nabo tujye dufata umwanya twige cyangwa se turebe uburyo twabatandukanya, cyane cyane ko nabo bahari. Impamvu ufashe uno mwanya nshaka gushimira abantu benshi cyane atari umwe, ndashaka gushimira abantu benshi, by'umwihariko abantu twagiye duhurira hano muri uyu mwuga w'itangazamakuru, noneho kuri radiyo. By'umwihariko reka mfate radiyo cyane ko uyu munsi ku itariki nk'ingi ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mwibutse ko ari umunsi mpuzamahanga wa Radio, World Radio Day. Jewe amateka yanjye ntabwo ari maremare, ariko nanone ntabwo ari magufi cyane ko radiyo bwa mbere na mbere nifuje kuyijyaho ari mu 1986. That's 1986. So kuva 1986 nari nyiri umwana cyane. 1986 aho nari mfite imyaka 10 yonyine. Nifuzaga kujya kuri radiyo, kwa kundi umwana acokoza radiyo ukumva umuntu arimo kuvugira kuri radiyo, noneho ukangira ngo uwo muntu koko arimo aho ngaho indani. Hari abantu nagiye nkunda kuva icyo gihe, noneho bamwe muri bo numvaga nanabasangamo. Bivuze ko ashobora kuba narafashe nka tournevis gutya nkafungura radiyo nshaka gusangamo uwo muntu bitewe n'urukundo numvaga mufitiye. Uko imyaka yagiye ihita niko naje kumenya ko atari ko bimeze, ahubwo ari ubundi buryo cyangwa se irindi koranabuhanga kugira ngo ibyo bintu bishobore kugerwaho muri ubwo buryo. So 1986 nago ndi bubitinde ufata ko urwo rukundo narugumanye narwo gutyo kugeza ngize amahirwe 2006. Ariko hagati aho mbere ya 2006 nagiye muri music, kafate mu bintu byo kudija, ango nari nsoje secondaire 93. Koze 93 nibwo nasoje secondaire. So aho ngaho nahise nkomeza n'ibindi imirimo, ariko cyangwa se n'indi mashuri, ariko reka mfate ibyo kudija cyane ko bifite naho bihuriye na 2006 nari nkubwiye. Aho ngaho ndafata ko naje kujya mu mwuga wo kuvanga umuziki, ango ni 93. Kuva 93 ndakomeza kugeza na n'ubu ngo turi muri 2026. Wenda simbikora cyane gutyo nk'uko abantu babitekereza, cyangwa se nk'uko abana babumva bashaka kubaza ngo ariko Adams ubikorera hehe. Sinyibikora mbikora gake, ariko hari igihe biba ngombwa umuntu akabikora, ariko iyo nanabikoze mbikora mu bindi birori. Akenshi abangabo bavuga ngo barashaka kumbona bo batanemerewe kuhagera, cause nyine n'abana ntabwo bemerewe kugera ahantu ushobora kubikorera. Ibyo nabyo ntabwo ndi bubitindeho. Ndagaruka kugeza kuri 2006 utubari nagiye ncurangamo two ntabwo ndi budutindeho, kuko nk'uko nayikubwiye ndaza kubwira ku bijyanye na radiyo. Bimwe byabereye muri Kenya, ibindi byabereye hano i Kigali. Abantu bakuru bafite guhera ku myaka nka 40 gutyo, aho wenda nibo twagiye duhura nabo muri utwo tubyiniro tugiye dutandukanye twa hano muri uyu mujyi wa Kigali. So icyo nashaka kubwira ni iki: 2005 aho ngaho 2006 hano kuri Golf Club Nyarutarama nigeze kujya, ni naho nahuye n'umugisha utuma njya kuri radiyo. Aho ngaho narahageze basanga abapapa, abantu bakuru muri icyo gihe, abantu bakina golf n'abantu baba basobanutse. Niba utari ubizi ako ngako nako kamenye ko abantu bakina golf ntabwo ari bya buri muntu wese, ibyo nibyo abantu baba basobanutse. So kuri ino nshuro nahasanze abantu benshi, umwe muri bo yarafite radiyo ariyo City Radio. Uwo muntu ni nyakwigendera Alex Shumba, nzakomeza gushimira mpaka nubwo atagihari, gusa wenda sinzi n'ahandi, sinzi n'umuryango, ariko nanabibonye nababonye nabo nabashimira by'umwihariko cause umusaza we yankoreye umuti mu buhe buryo. Iyo mbabwiye ngo sinigeze nsaba akazi, naho ngaho bitangirira. Cause ikintu yasabye ni iki: nari ndimo gucuranga, kwa kundi n'icurangiro cy'uririmbo twanjye, kamwe gasobanutse nyuma kandi gasobanutse, wenda n'akandi gasobanutse kurushaho, gutyo arambwira ngo uzi n'ibindi. Sasa je rero ndashaka zino ndirimbo ndazishaka uzinshirire kuri CD. Icyo gihe ama flash disk yarataraboneka, hari CD gusa mukorera CD ebyiri
nanamuca n'amafaranga menshi uvuga ngo ni bya yindi by'abakire tu kagiye muca amafaranga n'undi ndabizi ko ayafite, ariko siko byagenze. Ahubwo yarambwiye ngo nkorera izo ndirimbo nuzikora neza uzinzanire mu mujyi. Kumbe zijyanye hehe? Kuri City Radio. Ndagenda muhereza CD ebyiri anyishuraho imwe, indi arambwira ngo reka mbanze numve niba izi ndirimbo wakoze ari za zindi nagutumye cyangwa se ari za zindi nakubwiye, cyangwa se za zindi wari urimo gucuranga ngo ni muri Golf Club Nyarutarama, ngo ni muri 2006. So buke hashize iminsi nk'ibiri ndongera nsubira ngiye gufata andi mafaranga, ntazi ngo hari yindi deal imeze gute cyangwa gute, wapi. Icyabaye n'iki, we yahise ambaza ngo izi ndirimbo ushobora kuzikina kuri radio, ukunda gukora kuri radio? Nicyo kibazo cya mbere yambajije. Ukunda gukora kuri radio? Sinzi nanjye ubwanjye ibaze nawe ari nkawe ukuntu byakugendekera. Yarambajije ukunda gukora kuri radio, mitamubwira yes cyane. Arambaza none se bene zino ndirimbo wajya uzicuranga? Nabwo noneho niba narabacurangiye ndimo kubareba, kandi ari nacyo kigoye kurusha none abantu utarimo kureba, urumva bibaye ko naba noneho ndimo gucurangira abantu ntareba byagenda gute? Ikintu yambwiye ni kimwe cyonyine, yahise ahamagara umusore, icyo gihe ari umusore, ubu ni umugabo, yitwa Dieudonné Kayitankore, bamuzi cyane, bamuzi mu gisata cya siporo, yitwa Dodos. Aramubwira ngo uyu mugabo, uyu musore, uyu nguyu genda umwereke muri studio, hanyuma umwereke uko bikorwa, umwereka aho uko bakora ibintu muri studio, hanyuma atangire gukora. Ni gutyo natangiye kuri radio. Dodos arahari. Ikintu nabwiye Dodos, naramubwiye ngo wowe ikintu ugiye gukora niki, nyereka umurongo wa microphone, unanyereka umurongo wa computer, uze ahantu hari umuziki. Ndafata za ndirimbo zanjye nzishiramo kuri CD ebyiri, ubwo ni MP3, abazi MP3 nuko noshiragaho CD, washaraga gushiraho indirimbo nka 17 bitewe n'uburebure bwazo, cyangwa se zirengaho nanone bitewe na format washizeho. Rero washiragaho format yitwa MP3, ukaba washobora gushiraho indirimbo 150 kuri CD imwe. Uke ko CD ubwo zari mega 700, nabwo ari zino za DVD zo ni giga enye n'ibice 8, niba nyibyibuka fresh, ni ibintu bya zamani. So nuko natangiye, ariko muri uko gutangira nabwo natangiye radio ngo kubera ko mvuge ngo nigiye wabitangije, no, nitwa DJ Adams of course, ariko much respect ku bantu nasanzemo, much respect ku baje nyuma yanjye, much respect ku bandi bazaza nyuma. Gusa corona munsi reka mbonereho gushimira abantu bagiye batandukanye nagiye ndeberaho, yaba ari hano mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda, ariko genda ndibanda ku abari hano mu Rwanda cyane ko aribo bahari, ni nawo wenda abantu bazi cyane. Reka mbere ku bantu bambanjirije, kandi barahari benshi nagiye ndeberaho. Hari abitwa Scooper, barahari, ngo DJ Scooper bo batangiye kera kuri chaîne ya kabiri ya Radio Rwanda. Ngo hari n'undi witwa Robinson, hakazamo n'undi witwa DJ Alex. Kimbabaje nuko ngo atagihari, uninya kwigendera DJ Alex. Nyuma yaho ngaho hari abandi ndabashimira cyane uruhare bagiye bagira. Reka mfata urugero, mfate umuntu nka Paxson arahari, na n'ubu ngubu ni mutoya kuri gihe mu myaka, ariko ni mukuru kuri gihe mu kazi. Kuri iyo mpamvu much respect. MC Tino, abo ngabo bose naje mbasanga mu mwuga abo ngabo. So Tino ni mutoya kuri gihe mu myaka, ariko ni mukuru kuri gihe mu mwuga. So much respect Tino. Ntabwo ari we wenyine, rugira abandi nka Lil Pac. Singiye kwibagirwa abantu nka, fata umwanya shimire abantu nka Anita Pendo. Ndamwibuka cyane mu kiganiro cya mu gitondo yakoranaga n'ubu ni boss wanjye Kensi, bakoranaga mu kiganiro cya mu gitondo cy'ugenda still kuri City Radio. Harimo n'abandi benshi, reka nshireho Ziggy Double 5, ngo ntawe uhari. Aho ngaho nabanje kuvuga ni abantu bagihari kugeza na n'ubu ngubu. Ba Victor Fidel bari bahari, n'abandi aho ngaho niba navuga ko twakoranye twanabanye, kandi na n'ubu bagihari muri uwo mwuga. So n'abandi nari utinde, ariko barahari benshi cyane bagiye baca muri uno mwuga kandi bagiye bakora utuntu dukaze. Yes,
ba Lisudi barahari, ba Sandrine Sheja wenda Sandrine nibo baraje mbere ariko nyuma gato I don't know, ariko ba Lisudi wenda tekereza arahari, Mike Karangwa, ba Claude Mudengi, ba Claude Kabengera, babayingana nabo bari bahari. Ndatekereza Alex Muyoboke nawe icyo gihe yarahari, ariko wenda sinzi ngo ni mu bihe bihe, ariko icyo nzi cyo nuko ari bamwe mu bantu babaye muri no media kandi bakora mu tuntu twinshi. Ba Lil Park bari bahari nabo, ba DJ Scream, ango n'abantu tuzi bose bagiye baza muri uno mwuga mbere yuko abandi bayaza bakurikira benshi cyane bahari na n'ubu ngo wenda bamwe ntashobora kurondora, usanga n'ubundi hari n'abandi nibagiwe bo muri ibyo bihe bya zamani. Icyo nashaka kubwira ni iki, kuri uno munsi ni World Radio Day, ariko ahantu radio igeze ibintu byagiye bihinduka cyane ko hajemo ikoranabuhanga, ama TikTok, ama Instagram, ama Facebook n'ibindi. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo reka dufate ko hajemo na AI ni uburyo bworoshye cyane bwo kujijisha, cyangwa se ushobora gukoresha mu buryo bwiza ariko nanone ushobora gukoresha mu buryo bubi, kugeza aho ubu ngubu abantu batekereza ko wenda izo mbuga zindi zishobora kurusha radio imbaraga. Well, reka tubitekereze gutyo cyangwa tubifate gutyo, ariko kugeza ubu ngubu abantu benshi bamwe baracyashaka wenda mu byaro n'ahandi nk'aho ngaho radio ziracyakaze, no mu mijyi radio ziracyakaze. So it's World Radio Day. Ndatekereza ko na AI nayo yakagombye kudufasha kubona amakuru ya nyayo, tukakora ibintu bya nyabyo buri wese mu gisata cye. Nitujya muri music tuvuge ibintu uko biri, apana ko sigiriza ngo kubera ko kanaka yakoze ibintu runaka. Ndashaka kukubwira ko muri ibyo bintu ndimo kukubwira ngo muri ibyo bihe byaba Anita, mu gihe cyaba MCT, no mu gihe cyaba Paxson, mu gihe reka nanjye vuge ko ari muri ibyo bintu, ubwo ndimo kubivuga gutyo kubera ko bo bambanjirije. Hari abandi baje nyuma yanjye, hari ibintu ngo bitarimo gukorwa uko byakagombye kuba bimeze, cyangwa se birimo gukorwa uko byakagombye kuba bimeze. It's all good, buri wese biterwa n'ibyo ari byo, ariko icyo nakwisabira abantu ni ukugerageza kuba abanyamwuga kurushaho. Ikintu ndimo kubwira aho ngaho, kuguma kuri radio kamaro y'imyaka 10-20 ingahe, cyane nk'ubu ugende mu mwaka wanjye wa 20 kuri radio, bisaba passion nyinshi. Hari benshi bagiye baza bakanabivamo gutyo, hari n'abandi wenda baza ku nyungu zindi zigiye zitandukanye. Mwibutse ko nkuko nayo kubwiye professionalism cyangwa se ubunyamwuga burakenewe no kurusha ibindi bintu byose tuba turimo gukora hariya ku maradiyo, cyane ko abenshi tuyobya abantu, tubizi neza ko turimo kubayobya ngo kubera udufaranga tw'amafuti natwo. Niba hari umuntu wakijijwe n'ubwo bufaranga sinzi, wenda simbizi, ariko ndatekereza ko abantu tuba turimo kuroga ntabwo ari sawa. Kimwe nuko nakubwira ko atari bose babikora gutyo, hari n'abandi babesha cyangwa se bavugisha ukuri. Ariko ikibazo none muri iyo media cyangwa se biterwa n'ikintu umuntu arimo gushaka moto. Icyo nacyo ntabwo nakwirwa ngitindamo. Simvuge kuri music, ariko giye ubundi akenshi nibugira kuri music because nekereza ko ariho hantu honyine mfite akantu navuga. Akenshi nekereza bibaye byiza umuntu yavuga kubera ko afite icyo kuvuga, apana kuvuga kubera ko agomba kuvuga. Abenshi muri twe cyangwa se abenshi noneho tugiye mu bafana, abenshi bo bavuga kubera ko bagomba kuvuga, si uko afite icyo kuvuga. Waba yumva yavuga tu akavuga. Well, sawa. So bonero kubashimira rero. So World Radio Day, I wish you a very good World Radio Day. Nanabifuriza gukomeza gukora akazi no kuba abanyamwuga. Nanjye ubwanjye nisize ndasabwa kuba umunyamwuga, ndasabwa ibyo ndimo kuvuga kubisubira, kuvuga ikintu ushobora gusubiramo nagendeye ku kintu runaka, nagendeye ku marangamutima runaka, nagendeye ku kimenyane, nagendeye ku mvuga ikintu kubera ko ari gutyo kimeze. Hari bimwe mu bintu tutakagombye kuba duhura nabyo, ngo nuko ari ibingibi ngo uraza guhura na RIB, uraza guhura na polisi, urinda ujya guhura nabo urwana n'iki, wavuze ibintu uko biri. Ku bantu barimo kuza mu mwuga, icyo nabasaba ni ukureba ibyiza abakuru bagiye bakora, ibibi nabyo ukabireba, hanyuma noneho ukirinda gukora ibibi. Rinda none nkuko bikubwiye, ukirinda gukora ibibi, noneho n'ibyiza ukabigenderaho, ariko nanone kubera ko ibihe bigenda bihinduka ukagenda wongeraho ibindi byiza kurushaho. Akangako nako dubara akantu nakubwira, ushaka urabyumva, utabishaka it's all good. Ni agatekerezo kanjye nkuko nawe ufite ibyawe,
So ntabwo nakubwira ngo ibyo Adams arimo kukubwira ni evanjiri. No, it's not. Urasabwa kubyumva gutyo cyangwa se ukaza kubyumva ukwawe. So agatangaho nanone shimire ibitangazamakuru bihari. Ahenshi nagiye makora cyo ariko narayibabwiye kandi nakubwiye ngo cyangwa se niba ushaka kumenya ibanga ryanjye narabwiye sinjya nsaba akazi, sinjya nirukanwa. Nongere mbisubiremo, sinjya nsaba akazi, sinjya nirukanwa. Si ukubera ko ndi marayika cyangwa ibiki, ahubwo jewe nirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma nirukanwa. Ngiye kukubwira kamwe mu rwatanga wako cyangwa se ushaka nkatubira. Niba mfite akazi ngomba gukora saa 10, saa 9 mba mari, bivuze ko sinari nakirirwa ku kazi, sinari nanasiba ku kazi. None wowe nka boss shaka ikintu cyashobora gutuma uvuga ngo ugiye kunyirukana. Ngo bakubwiye ngo Adams yavuze ngo kanaka ngo Adams yavuze ngo uriya mustari ngo no mushishuzi, navuze ngo no mushishuzi, right? Okay. None niba namusebeje we niyerekana ibintu nk'ibyo ngibyo. Singiye kuvuga, singiye kwivuga n'ibindi ahubwo icyo nashaka kubwira mu bisata bigiye bitandukanye. Biradusaba gusa kugira facts. Vuga ikintu kubera ko ushobora kugisubiramo. Pani ibingi twivugishwa warangiza mu gitondo ukaba usabwe kujya kwisobanura. Pani ibyo ngibyo. Kora ikintu ubizi neza ko icyo urimo gukora ushobora no kongera ukagikora n'ikindi gihe n'ahandi. So kumara igihe ahantu ibyo ngibyo ntabwo ari passion yonyine, gusa passion akazamo discipline, gusa discipline ndakamfate ko ari iza ku mwanya wa mbere. Ibyo ugiye gukora byose bikore kandi ubikore neza. So kuri jewe ntabwo nirwa mbitinda, of course amagambo yanjye bari make n'ubundi bisanzwe bari ngoma nyinshi. So icyo nakubwira cyo to all the radio stations, to all the media houses zifite amaradiyo, ntabwo mvuga amateleviziyo n'umunsi wa radio gusa all the best. Cyo nifuza ni ukubona gusa ibintu bigenda bigakorwa neza, no bikagenda neza na ba nyirabyo bakabyungukiramo. Atari twagiti tuno dufaranga tw'amafuti aho indirimbo iba nziza kubera yahawe yishuriwe amafaranga kugira ngo yitwe nziza. None nawe umufano kagiyo ngiye ukajya gufata uruhande ngo bambwiye ko ari nziza, so what? Umenye ibiri inyuma iyo ngiyo bituma iyo ndirimbo yitwa nziza, ni gwenda wamenya ko ari nziza. So ibirenze kuri ibyo hari utuntu twinshi umuntu abazi. Iyo umaze ahantu imyaka 1, 2, 3 ukageza ku myaka 10, 15, 20, ahangaho kugira ngo umuntu akubeshye ikintu muri ibyo bintu, umuntu asabwa kuba akaze cyane cyangwa se ari umubeshyi cyane. Je rero kugira ngo uzafate umwanya ngo ugiye kumbeshya muri media bro, kuri radio noneho tureke noneho n'ibibera muri backstage n'ibibera kuri radio ubwabyo. Dufate iyo myaka umuntu aba yaranyuze muri byinshi, gukora kuri radio imwe ukajya ku yindi. Reka tureke wenda ba boss, reka dufate izo machine zo ubwazo warahuye nazo, abafana b'amaradiyo atandukanye waragiye uhura nabo, ariko noneho by'umwihariko ibikoresho wagiye uhura nabyo, izo software wagiye uhura nazo n'utundi tuntu iza ikangirika uri mu kazi cyangwa se igahagarara uri mu kazi cyangwa se umuriro ukagenda uri mu kazi n'utundi tuntu twinshi cyane. Tureke iby'ubuzima busanzwe, tureke iby'ubunyamwuga buke, tureke iby'amashari, tureke n'ibindi nk'ibyo byose biba birimo aho ngaho. So bimwe muri ibyo ngibyo actually ni utuntu twinshi cyane, gusa icyo nagambiriye kuvuga ni ugushimira abantu bose, by'umwihariko abanyamakuru n'abanyamakosa barimo benshi cyane, abanyamafuti benshi cyane bavuga ngo ni abanyamakuru, benshi barimo benshi cyane bumva ngo ni abanyamakuru kandi ubwo ngubwo nyine nabo barabizi. So ntabwo nakwirwa mbitindaho mbavuga ngo ni kanaka kubera ko gihe Adams ndabizi iyo ngeze ahantu ngomba kuvuga ibyo ngomba kuvuga, mbivuga mfite na fact ku buryo utanatinyuka kurenza kuri ibyo ngibyo. So mbonera no kukwifuriza ibihe byiza. Hanyuma tujye kuba content creators ho gatoya. Kuba content creators je ntabwo ndi umuhanzi pe, nta nubwo nteganya kuzabaho, because ntabwo ari ikintu umuntu azinduka mu gitondo abyuka mu gitondo akaza avuga ngo je noneho nabaye umuhanzi. No, ubuhanzi ni impano, ntabwo ari ikintu ugura, ntabwo ari ikintu utoragura, ntabwo ari ikintu ubona undi agifite nawe ukavuga ngo nanjye ngiye kugira ikimeze nkacyo cyangwa se kikiruta cyangwa se no, ubuhanzi ni ubuhanzi. So kuba content creator
nakuboneye deal, jenga ufitiye deal hano, ufitiye instrumento, ni gakondo yacu, irimo actually yitwa gakondo yacu, irimo injyana zose zo mu Rwanda, copyright free. Ubishaka wayikoresha mu background y'ibiganiro byawe, ntawe uzakubaza ngo wikoresheje miki, ntawe uzakubaza ngo byagenze gute, nawe yinjye akamjite ninga wari kado ndayiguha yinjye kuri content creator wari wese aho yaba ari hariho hose ku rwego rw'isi, whoever you just do that as long as it's gakondo yacu, aho uri uje hose urayisangayo. Aho uri uje hose kuri digital media platforms zose zibaho ku isi urayisangaho iyo ngiyo. We ntushaka cyetse n'ufunguri yawe, ariko n'ufunguri zisanzwe zihari gakondo yacu iyo ngiyo urasangaho gakondo yacu DJ Adams. Urayisanga aho wajya hariho hose ku rwego rw'isi, you will find it right there. So kubakora music, waba uri umuhashi, waba uri umuhanzi, waba uri umushishuzi, waba uri iki, it's up to you. Ariko ngiye kubahanzi cyane by'umwihariko, cyangwa se abashaka gukora indirimbo, ufite indirimbo yawe ushaka kugeza ahantu kure cyane, nakubwiye nkanjye iyo ngiyo nago ndi umuhanzi, ariko nze ahantu ibyo bikorwa binyura kugira ngo bigere aho hantu hose. So icyo nakubwira niki, you just bring it, we mbwira mamagara namba yanjye urayizi, we mbaza ngo bigenda gute, genda kwereka mu buryo bworoshye aho indirimbo yawe ushobora kuyigurisha nubwo utari monetize. Ibyo bintu warubizi, utari monetize ukabona amafaranga kandi utari monetize. If you really want to know that, biroroshye cyane. Asigaye nitwa Adams, ni Adams on Air 250 kuri Instagram, Adams on Air 250 kuri TikTok, Adams on Air 250 kuri YouTube, Adams on Air 250 kuri Instagram, hose na hano kuri YouTube ni Adams on Air 250, n'ahandi hose tuzahurira. And yes, nushaka na number yenda hitanga n'undi nyifite kugira ngo mamagarwe 0788 595199 ni 0788 595199. So iyo ndirimbo wasanga ni nawe irimo kumva muri background, cyangwa se nyigushira muri background, uyugori buyumve fresh sana, yitwa gakondo yacu. You go do like, subscribe, whatever, follow out na ikubwiye aho uri buje wose wandike gakondo yacu urayisanga. That's the deal. Agatangao, all the best, umwaka musha muhire and a very happy World Radio Day.